turimo turiga gukura, ariyo teme y'uyu mwaka wose. Muri iyo teme yo gukura harimo byinshi twagiye tuvuga ko ari iby'ingenzi cyane. Muri ibyo bitatu by'ingenzi twavuze, ndihutisha umwanya, twavuzemo kuko harimo kwita ku muryango wacu, umuryango wa papa na mama n'abana, ko nayo ari area cyangwa se uburyo bumwe busaba kugira ngo tubukuremo, k'umuryango, k'itorero. Ni byiza kuko tubyiga tukabimenya. Mbere twari turimo dukora introduction, ubu twatangiye kwinjira mu nyigisho nyazo zigenda zikora ku kintu ku kindi. Icyumweru gishize twavuze kuko kuri iki kijanye n'umuryango tugiye kwiga ku bintu bijanye n'uburezi bw'abana. Harabaza batekereza kuko kurera abana atari kimwe mu byo bagomba kwiga mu ikanisa, za seminari zimwe zitazazizamwe abantu. Ariko twubatse umuryango ukomeye, tureza abana uko Imana ishaka ko tubarera, twakora itorero ryiza, twagira urugo rwiza, twagira isi nziza, twagira igihugu cyiza, twagira amahoro ahantu hose. Nimba muri ino si harimo ibibazo byinshi turimo tubona, abantu bica abandi, abantu baja kunywa ibiyobyabwenge, abantu babona kuko kwasa gutandukanye n'uko uwundi asa, kandi bigatuma yakumva ko afite uburenganzira bwo kumwica. Ubu tuza tugira mu kibazo gikomeye ku isi ngo ni izi ndwara wenda z'ibyaduka zabaye, cyangwa tugatekereza ngo ni za climate change, ngo hari ibintu bimwe bizahinduka. Ariko ikibazo kinini kiri mu isi kiduteje ibibazo byinshi turimo ni uburere bubi. Utese nguki, iyo abantu bose, ababyeyi bose bareraga abana bakabereka kuko baremwe n'Imana, ntawatekereza kuko yakwica umuntu waremwe n'Imana kandi nawe yararemwe n'Imana, siko? Iyo abantu bose bamenya ngo ntaho dutandukaniye, turi bamwe, turi Imana, nta wazagirira undi nabi, nta n'uwazagirira undi shari. Ubu bugome, ibibazo duhura nabyo, ubu bukene, izi ngorane abantu bagenda banyuramo, ahanini cyane zishingiye ku burere bubi. Kuko uburyo batojwe, abantu benshi ubwo buryo batojwe nibwo bazabaho ubuzima bwabo. Hari umubyeyi uzi utangira kumenya kwigisha umwana wiwe, yatangira kumubwira, akamubwira abagomba kuzaza yanga. Bene runaka, bariya abantu bavuga ruriya rurimi, bariya abantu basakuriye, uzoza ubirinda, n'abanzi bacu. Nigeze kubona akavideo kuri YouTube, akana gatoya kangana nk'uku nguku, kaya kavuga ukuntu kanga ubwoko bumwe runaka, ugatekereza hano uragira ngo uwo mwana yamye avuka abizi. Nibyo yize, nibyo yigishijwe. Niyo mpamvu rero turimo tuvuga aya magambo, tutekereze ngo ubwo ntari umubyeyi ntafite umwana ntandeba sinayiga. Wakwigisha abandi, ni wigisha abana batoya, iyi si yohinduka. Dutangiye uyu munsi wa none hakabaho inyigisho zivuga ngo buri mwana wese uzavuka azakura afite kumenya no kubaho n'inyigisho zikwiriye Imana yifuza. Ko muri baza ko ari ibibazo bizazongera kuba muri iyi si, nta na kimwe cyazongera kuhaba. Hari ibintu binini cyane bijanye no kurera. Niyo mpamvu buri muntu wese ufite icyo atekereza kigomba guhindura iyi si, agomba kukirebera kuri bariya bana. Kuko ibyo tubakorera uyu munsi wa none nibyo bibategurira uko bazaba bameze umunsi w'ejo. Icyumweru gishize twize muri rya jambo riri muri mu Migani 22:6 rivuga ngo dutoze umwana. Nguko utoza umwana ngo inzira nziza ngo ntabwo azayiteshuka, ngo azarinda asaza wakihaye yigenderamo. Ryo ni ijambo ry'Imana kandi ko niko kuri. Uzarebe mu rugo rwigishije abantu, hari abantu uzurebe ukavuga ngo mu rugo ngo kwa runaka ngo ni abantu bifura pe, ni abantu bubaha ababakuriye. Uzasanga n'abuzukuru bo muri rwa rugo nabo nuko bazaba bameze.
n'abandi bo muri rwa rugo nuko bazaba bameze. Nico gituma abantu bahabashaka n'abashakanwa muri iki gihe muzajye muyirinda biriya bazaba bavuga ngo bavuge ngo uramugenda gusa ngo nimba ngo hari abatazi icyongereza hari ijambo bazaba bakoresha akavuga ngo love has no sight, ngo urukundo ngo nta maso rugira. Mwa basore mwe bakihabashaka rurayagira. Ngo ugende uhumurize gusa ngo wamupfa kwarara gusa ngo naramubonye gutose ngo the fastest sight, ngo loved had the fastest sight. Nkimubona gutya ngo numva ndamukunze ngo nuko muko namankomeza ngo nzamushake. Oya, hari ibyo barigishije, hari uburyo babayemo. Nzavuga je wonko ubushobozi bwo kuzatorera abana banje abo bazashakanwa nabo. No zambajana wa mugeni mukabanza na wa mugeni na wa mukwe mukabanza mukanyura mu ntuza mugakora. Uzi nico baza bita background check, ugachekingiriya ukagenda ureba. Akenshi tibiza bitandukana nuko bigishijwe, tibiza bitandukana na background yaho bavuye. Nico gituma kurera neza ari ikintu cy'agaciro cyane, kuko ivyo tuhadukora uyu munsi nibyo tuzasarura umunsi w'ejo. Icyo ndi kuvuga ntabwo nshatse kukubwira ngo uyu munsi ngo mushaka nk'umwana wawe azaba umudogiteri ugende umwigishize kuzaba umudogiteri. Ntabwo uri umwarimu w'umudogiteri. Ntabwo mbambwira ngo mushaka ngo azaba umupolisi ngo uzamwigishirize ngo kuba umupolisi. Ahubwo hari ibintu by'ibanze ugomba gukora, bya bintu bikamuremera fondasiyo, zamara kumuremera fondasiyo ibindi byose bizabiza byiyongeraho kuri karaktere y'umuntu waremye wareze bitewe n'ibyo wagiye umwubakamo. Wamara kumuha fondasiyo nziza tuzirirwa umwigisha buri kantu kose, uzumuhereza kimwe ibindi akamenya ni formule, ibindi akamenya uburyo azagenda agira gute, uburyo azagenda bikora. Iyo dukurikiye inkuru za Yesu tukareba uburyo Yesu yakuze, hari amakuru ye tuza twumva kuva afite 0 kuva agiye mu nda ya Mariya, kuva afite 0 kugeza 12, nyuma ya 12 ntitwumva amakuru namwe tukageza kuri 30. Wanze bose muri iyi myaka iri hagati niki cyari kihaye kiba kuri Yesu hagati ya 12 kugeza ku myaka 30, niki byari bihaye biba mu buzima bwiwe. Hari akantu gatoya kavuzweho muri Luka 2 umurongo wa 52 niho havuga ku buryo Yesu yari arimo akura. Luka 2 umurongo wa 52, Yesu akomeza kugwiza ubwenge, abyiruka ashimwa n'Imana kandi ashimwa n'abantu. Twasubire. Yesu akomeza kugwiza ubwenge. Mu Cyongereza baravuga ngo akura ahayagwiza ubwenge, abyiruka ashimwa n'Imana kandi ashimwa n'abantu. Reka nkubwire, intego yacu mu gukuza abana no mu kubarera bigomba gushingira ku kintu nk'iki ngiki. Urumva ko izi ngizi ni base. Nyuma ku myaka 30 ibyo Yesu yaje gukora byari bishingiye kuri ibi ngibi, byari bishingiye ku bwenge yari yahawe, byari bishingiye mu kuziruka kwiwe, uburyo yashimwaga abantu bamureba akavuga ati uyu ni igitangaza. N'Imana yamwohereje yamureba ikavuga ati umwana wanje arimo arakora ubushake bwanje hariya ku isi. Iby'ingenzi bya fondasiyo akabikora. Dore icyo rero tugiye kwiga uyu munsi wa none ni uburezi bufite intego. Uburezi bufite intego. Ahatari intego hari iki? Ni accident. Uburezi ari abantu benshi bakorera mu burezi bw'impanuka. Ndabibasobanurira. Uburezi bw'impanuka ni ubuhe? Avuke azagenda uko ashaka, coincidence. Ariko uburezi bufite intego ariko tugiye kwiga muri aka kanya ni uburezi umubyeyi w'umwana agambirira kuko agomba kurera wa mwana mu nzira ifite intego y'icyo ashaka kumugezaho.
yaho ashaka kugera. Babyeyi mwicaye aha ngaha, namwe abahaye basipayaringa kuba ababyeyi, wari wicara ukavuga uti dore umupango ufite, ukwiye tujya two gushira udufaranga kuri konte ngo umwana ngo nakura ngo bizagende gutya, ukavuga uti mfite umupango wo kuvuga ngo ndere uyu mwana muhindura uyu n'uyu 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 n'uyu, ukabigambirira koko, ukicara ukabiplaninga, ukamenya ibikenewe byose, ukamenya icyo ugomba kuvuga, ukamenya icyo ugomba gukora. Cyangwa uravuga ati nzoza mugaburira gusa, ibindi uko bigenda nzoza ngenda ndeba uko bihari bigenda. Hari ababyeyi benshi barera abana mu burezi budafite intego mu byo bahaba bakorera. Tubaye dufite uburezi bufite intego, uravuga ngo buri kintu cyose dukora kuri wa mwana ni ikintu cyagambiriwe, ni ikintu cyashyizwe muri gahunda, ni ikintu tugomba gukora, ukaza ugenda ubishyira mu bikorwa gusa. Ndababwiza ukuri, twakubaka umuryango ukomeye, twakubaka itorero rikomeye tugize uburezi bufite intego, bufite icyo bushingiyeho. Hari uza wumva gutyo ukaba watekereza ati twese turifuza kuko abana bacu bazamera neza. Cyo si cyo kibazo mpavugaho. Twese turifuza kuko abana bacu bazakomera, twese turifuza kuko abana bacu bazakurikira Imana, bazasenga, bazakunda ijambo. Buri mubyeyi wese akumva aho ngaho ni sawa, kandi ntawe novuga ngo hari uwakwifuza ibitandukanye n'ibyo ngibyo. Twese turabyifuza, ariko tubikoraho iki? Umugambi tugambira kugira ngo tubageze kuri ico ni uwuhe? Ese si ukubareka gutya gusa? Hari wari wafata umwanya akavuga ngo reka ngende nje mu ishuri, cyangwa ngende shaka umuntu ubifitemo ubuhanga anyigishe uburyo kibarera umwana? Nimba ari umuntu uzahindura agahindura isi, nimba ari umuntu ugomba kugira ibyo amenya, nimba ari umuntu ugomba kugira ibyo akora, ese umwana uva kuri 0 kugeza ku myaka 5 bamwigisha iki? Uwabaza ababyeyi bicaye aha ngaha, bamwe bovuga gusa nk'ibyo baza bakeka abana baza bakora muri iyo myaka. Hari abicaye batazi kuko abana baremwe mu buryo butandukanye, kandi uburyo bwo kubareba bugomba kuba butandukanye, ubigisha mu buryo butandukanye. Iki ni igifu, nguyu nguyu ngo ni umunyabwenge, nguyu numeze gutya. Hari ababimenya akamenya ngo hari umuntu uza wiga akigarebesheje amaso, wazamwigishiriza kumubwiza akanwa tazumve pi. Kandi yari afite ubushobozi bwo kuzamenya, ariko kuko wamwigishije unyuze mu nzira itari yagomba kwigamo, ntabwo azabimenya n'umunsi n'umwe. Dufata umwanya tukagira intego. Hari utekereza gusa akavuga ngo nimfatira abana banje nkabazana ku rusengero ku cyumweru, nkabazana gutya mbashoreye gusa, nkababwira ngo mugomba gusenga, ariko narangiza mu rugo iwanje simbereka ikintu na kimwe kibereka kuko kuba umukirisitu ari iby'agaciro. Kababwira gusa ngo muze gusenga, bazakura nibamara kuba bakuru babisuzugura. Tibazabisuzuguzwa nuko batabigishije neza, nuko wowe uhawe bibabwira wa mbere na mbere, ntabwo bipratika. Ubu nyine iyo bakoze ubushakashatsi bagashaka kumenya impamvu abana bato bazaba mu ikanisa, bamara kuba bakuru bagenda muri za universite na za kaminuza bakabivamo, babakurikirana bagasanga umubare munini wabo, baza bavuga ngo biriya bintu bibamo uburyarya. Kandi ubwo buryarya tibuhera mu ikanisa, bubiriya mu rugo iwabo. Ibyo ababyeyi bababwira kuko bagomba gukora, Imana bababwira ko bagomba kwizera, babitegereza bagasanga bo ubwabo nta nubwo baza bayizera. Tuzabwira wa mwana ngo yizere Imana, akureba afite ubwenge buruta ubw'umutekerezaho, akureba akabona kuko wowe utizera Imana, uzabimubwira gute? Wowe kutayizera kubera ko wombwira ngo nyizere. Kandi kuyizera kwawe bizashingirana n'ibyo uhaye ukora, n'ibyo ahaye areba. Mwagize ikibazo mu rugo, ese uwo muzamwirukiraho n'Imana, umwereke umwana par exemple kuko ibi ngibi bizakemurwa n'Imana. Cyangwa Imana niyo mu ikanisa hano mu ntuza ahangaha kuri rutari, cyangwa Imana niyo kuramya no guhimbaza gusa kwahangaha. Ariko inyigisho nyazo z'uburyo bwo kurera abana kandi tukabarera uko Imana ishaka, nuko tubaho par exemple, tubaho binyuze mu urugero tubayemo. Kwigisha unyuze mu rugero
ni ubwigishe buruta ubundi bwigishe bwose gufata no kuzana resulta. Tukareka kumera nk'aba bandi bavuze, sinzi wari urimo abimbwira ejo bundi ampereza urugero rw'umuntu wigishaga ikintu arangije avuga undi aravuga ati hari abantu bamwe babaye nk'abakomvayeri barya baza bahagarara ku capa akaza hamagarira abantu Nyabugogo Gasyata ata yarangiza imodoka yuzura akareka ikagenda iwe agasigara ahagaze aho ngaho. Ariko inshingano zacu rero nk'ababyeyi ni izihe? Tugomba ikintu cya mbere nk'ababyeyi gukora imirimo itatu itandukanye. Kuva umwana akivuka kugeza ageze imyaka 5 tuzafata umwanya wo kugenda twiga buri stage, ariko kuva akivuka kugeza ageze imyaka 5 hari ibintu runaka ugomba gukora. Kuva umwana ageze ku myaka 6 ukazamuka ukazageza ageze kuri 12 hari uburyo runaka tugomba gukora n'uburyo tugomba kumwigisha kandi butandukanye na burya twakoraga kuri barya batoya y'itanu. Nyuma y'ijya myaka 5 aba teenagers kugeza amavuga ko usanga ababyeyi bose ubu ngubu na ahantu hose si hano gusa, ja muri Afrika uzasanga ari uko ngo aba teenager ngo bino ngo baragoye nabiriya niho ngira ngo za seraza abagira ya culture za seraza ni nkaho ngaho zibera abantu nyine bafite igihe runaka imyaka baba bagezemo ifite uburyo affect umubiri wabo n'uburyo bareactinga, nanone strategy zo kudiringa nazo ziba zitandukanye. Ufashe izo ugomba gukora ku mwana w'imyaka 18 ukabishira ku mwana w'imyaka 5 biratandukanye. Nubwo yaba umuhanga te ndababwira aho gatoya gusa, wa mwana w'imyaka 0 kugeza kuri 5 ni umwana inshingano zacu tuba turi nk'aba boss kuri we. Icara, haguruka, tora isahani, ikora iki ngiki, kora kiri, urambara uno mwenda, kiwambara uyu nguyu, izo wobibwira uwi 18 ikibazo buryo kiba cyabaye. Ibyo utamwigishije cyagiye kiri hariya utamutegetse kwa kundi hano yageze y'imyaka, no, it's not the area. Rimwe n'igihe tuzadufata formule y'imyaka runaka tukayishira ku myaka itandukanye zarangiza bikatunanira. Niho harya wa wundi ku rugero wagejeje imyaka 18 ijambo ritubwira ko twebwe tugomba kuba abakonseye biwe, abajanama biwe, ugasanga noneho twabaye ababose biwe nk'abijya byo muri 5. Niho hajya mutangira mukarwana na wa mwana kubera kuko kurakoresha formule itandukanye n'icyo ugomba kumukoresha. Turayitangaho nk'urugero rw'uburezi kugira ngo twumve iby'Imana itubwira aha ngaha. Timoteyo wa 2 igice cya 1 umurongo wa 5. Kuko nibutse kwizera kutaryarya kukurimo kwabanje kuba muri nyogokuru Loyizi no muri nyoko Unike, kandi nzi neza yuko kukurimwo nawe. Amen. Harabara kirimo babumbura impapuro, reka nongere masubire. Timoteyo wa 2 umurongo wa 5. Nibutse kwizera kutaryarya kukurimo kwabanje kuba muri nyogokuru Loyizi no muri nyoko Unike, kandi nzi neza yuko kukurimwo nawe. Amen. Twese tuzatwifuza kuko abana bacu bakunda Imana kandi bazaba abana bazahora mu nzu y'Imana. Tutajanye kure ngo wumve ibitekerezo ko biragenda bivuga ngo se icyo ngomba gukora ni iki, inshingano zanje ni izihe mu burezi bw'umwana. Ni wabujana mu nzira z'Imana ibindi uzakora ni bikeya cyane, kuko harya mu nzira z'Imana niho azabonera inkingi zose zizamufasha kugira ngo ahagarare ashikame. Ariko rero uburezi nyabwo twabonye aha ngaha Paulo yareze kuko muri Timoteyo uburezi bwiwe no kwizera kwiwe kwavuye muri training cyangwa se uburyo nyirakuru na nyina bari baramwigishije.
n'uburyo bamwitwaragaho n'uburyo bari bafite ubukristo bwabo. Aravuga ngo ndareba nkabona nizera neza, kuko kwa kwizera kwari muri nyogokuru, kwa kwizera kwari muri nyoko, niko guko kurebamwo uzakugumeho, uzaguhagarareho. Muri iki gihe hari abana benshi tutabasha kubwira gutyo, kandi bitwa ngo ababyeyi babo ni abizera Imana. Ariko wumve kuko nubwo Pawulo yaraje kubera menta uyu musore wari utangiye umurimo w'Imana, yabijanye abisubiza inyuma, yerekana kuko kwizera yakurerewemo, yakwigishijwe binyuze mu rugero kuva umwana akiri mutoya. Hari ubushakashatsi bwakozwe n'abakristo bavuga ivugabutumwa, baravuga ati ese ni kihe gihe abantu benshi baza bakizwa, mu myaka yihe baza bakirizwamo? Yes, basanze mu myaka mitoya cyane, hariya mu myaka 12 utararenza na 18, abana benshi niho baza bamenyera Imana, niho baza bakurikirira Imana, niho baza bakorera, baza bafominga kwizera kwabo. Utamufatikanyirije hahandi, inyuma yaho ngaho haragoye. Atigiye hajya, inyuma yaho haragoye cyane. Naratangaye, narasomye, ndimo ntegura ino message, nsanga umwana w'imyaka 0 kugeza kuri 5, uburyo aza kuramwo n'ibyo azamenya muri cya gihe ngo buruta inshuro 80% ibindi byose azamenya nyuma yaho ngaho mu kigero cy'imyaka 5. Ko muranyumva? Ibyo umwana azamenya afite imyaka 5, kuva kuri 0 ibyo uzamwigisha kuva kuri 0 kugeza kuri 5 bizakora gukura kwinshi cyane muri we, na impact nini cyane muri we kuruta ibindi azogenda akora mu kindi gihe cyose cy'indi myaka igereranyijwe mu 5. Ndakwereka impamvu ubireba. Ibuka imyaka 5, abakuru bari aha ngaha, wibuka imyaka 5 uhereye none usubira inyuma, reba ibyo wizemo, gerageza urebe nk'ibintu wizemo, gerageza urebe nk'ibintu wizemo, bigereranya n'igihe wari ufite 0 kugeza kuri 5, nubwo atabikoze ariko wibuka ibyo wakoze. Nibwo wize kuvuga wenda, nibwo wenda wize kugenda, nibwo wize kumenya abantu, ibi byose ntubizi, hari icyaguhindutse wakoze kinini cyane, kingana no guhaguruka ukagenda, kingana no gutangira kuvuga ururimi. Muri ya myaka niyo bavuga kuko umwana mutoya ashobora kwiga indimi 5 muri ya myaka kandi zose akazivuga muri cyagi. Hanyuma rero Pawulo arabwira Timoteyo, aravuga ati kwa kwizera kwawe, kwa gukora kwawe kwiza wakwigiye kuri mama wawe no kuri nyogokuru, ugukomeze ugukurikize. Niki mpashaka kuvuga aho ngaho? Naratangaye. Hari n'uzugira gutya akavuga ati jewe ngira abana ndi jenyine, ndi umugore gusa, nta mugabo mfite abana ndafite umugabo, cyangwa se ndi hana abana bari umugabo ari iriya ndi jenyine ko ndabarera jenyine. Hari umugabo mwumvise uvuzwa aha ngaha, nyirakuru na nyina. Hari umugabo wavuzwe? Tawe. Ariko kwa kwizera kwari muri nyirakuru na kwa kwizera kwari muri nyina, niko yubakiyeho, arahaguruka araprogressinga agera iyo yageze. Timoteyo nanone tukiri muri icyo gitabo 2, navuze ngo niho tugenderera muri izi nyigisho zacu. 2 umurongo ibice 3, Timoteyo wa 2, ibice 3 umurongo wa 14. Ariko weweho ugume mu byo wize, ukazizezwa nuko uzi uwakwigishije. Ko birakomereza kuri ya magambo twavuze kare, uzizezwa nuko uzi uwabikwigishije, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe bibasha kukumenyesha ubwenge,
bwa bwenge twavugaga Yesu yakuriyemo, ngo yakuze ari umwana w'ubwenge. Yabumenyeye hehe? Yabumenyeye mu byanditswe byera. Ubimenyeshwa n'ubwenge. Buriya sinzi, hariho icyo ahangaha bazazita ngo ni wisdom. Wisdom contraire yayo mu Cyongereza ni knowledge. Hariho ubumenyi hakabaho n'ubwenge. Hari abazababyitiranye. Ubumenyi ni information, ni ukumenya ngo muri Canada haba bisi zimeze gutya, haba ibintu bimeze uku, harakonja gutya, winter ndayizi kubera kuko nayibayemo, ibi ngibi bimeze uku nguku. Ubwo ni ubumenyi. Ariko ubwenge ni bwa bundi, ni ka formule runaka ukoresha muri buri kintu cyose, bigatuma ubasha gusolvinga ibintu byose. Umuntu rero ufite gusa ubumenyi nibo babandi yo kwiga ibyo yiga byose, ariko adafite ubwenge tibigira icyo bibasha kumufasha. Ijambo ry'Imana rero rikavuga ahangaha, Pawulo akavuga ngo ikizaguhesha ubwenge ni iki? Mwabyumvise? Ikizaguhesha ubwenge ni iki? Uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera, ngo nibyo bibasha kukumenyesha iki? Ubwenge. Ibyanditswe byera nibyo biza biduhesha kumenya ubwenge. Bene data, duharanire kwigisha abana bacu kumenya ibyanditswe byera, kuko bizabafasha kugira ngo bagire ubwenge. Ngogo kukuzanira agakiza gaheshwa no muri Kristo Yesu. Bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Binyuze muri iri jambo, za bindi wize kuva ukiri mutoya, ukurikiza ugashira mu buryo, warangiza ugakoresha iri jambo, niryo rizakuzanira bwa bwenge. Turifuza ko abana bacu bagira ubwenge, ariko nubifuriza kuko bagira gusa ubumenyi, bwa bumenyi ushobora kuzavamo ikibarimbura. Bene da, hari abantu bamwe baza bumva ngo bari too cool to take their children to church, ngo ni abasirimu cyane, ngo barenze kujana abana babo mu ikanisa. Uko mbabwira ni ukuri. Hari abazavuga ngo abana banje ngo urumva ngo bo ni abanyamugi cyane, ngo ibintu byo ngo bene biriya bintu byo muri Afurika ngo byo kuja mu ikanisa ngo ntabwo ari byiza kuri ngo kuko ngo bazabigisha ibindi n'ibiki n'ibiki. Bwa bwenge bundi bahabigishiriye muri za university, uwabarungurutsayo wenda twazashaka yandi ma university twenyine twikorera, dushiraho na curriculum yacu, kuko haba intambara zikomeye cyane. Ariko ubwo bwenge baziga bigiye kuri twebwe, bigishijwe natwe, nibwo buzababashisha kugira ngo babashe guhagarara neza badatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi Satani. Rero kimwe mu byo wafata muri aya magambo mvuze, ntabwo gusa ari amadisipurine runaka tugomba gukora, ahubwo nuko tumenya kuko uburyo tubayeho nibwo bugomba kuba example y'uburyo tugomba kwigishamo abana bacu. Turifuza kuko bazaba abana bakunda Imana, tubibigishe tubigaragariza mu rugero. Turifuza kuko bazaba abana bubaha, tubigaragarize mu rugero, tubibigisha, tibazobitora bonyine batabyigishijwe natwe. Nigeze gutanga ingero zimwe ahangaha ndazikoresha. Nta kintu na kimwe kiza kizana cyiza ukuye ikibi gusa kiza pare accident, ariko ibindi byiza byose twifuza ku bana bacu tugomba kugira icyo tubikoraho. Amen. Hari umuco tutazadukundaho muri bino bihugu, reka mbivuge kuko twese abicaye ahangaha turi abantu baturutse muri Afurika. Hari umuco tutazadukundaho muri ibi bihugu w'abana kuba bari nkiriya, batazabicarana n'ababyeyi, batazabavugana n'ababyeyi, tukumva kuko atari mwiza. Kubyanga no kutabikunda sibyo bizotuma baba uko twifuza, ahubwo gukora ibisabwa kugira ngo bagire ya fellowship natwe nibyo biri ngombwa. Amen. Ni wafata umwana wawe kumva kuko umuhereza televiziyo nta mwanya numwe murafata n'isaha imwe ngo wicarane nawe muganire bijya bintu bizimye, abe bored to the point ari bukuvugisha. Tuzarinda ngo ubwo ubikoze akifite imyaka 3 ngo uzobimutangiza afite 18, ntabwo bizakunda.
ariko icyo yamenyereye akiri mutoya azagikunda, yumve gifite agaciro, tikiba icyo bamuhatira, ahubwo kiba ikintu yumva kuko ari ngombwa. ngira ngo icyumweru gishize nibwo natanze urugero hano, ndavuga dufite Joshua wacu afite amezi nkangahe, ndibaza ko yari ari nk'atandatu, hari umunasi wazaga mu rugo aratubwira ngo mutangire muzajye mugaburira uyu mwana ibiryo muza murya by'iwanyu, ati nicyo kizotuma bikunda. namamenye impamvu nza ndya ubugari kumva kuko buruta rozaniya na pizza, ni ukubera kuko menya ubwenge nibyo ababyeyi banje banyeretse ko ari byo biryo, ndabikunda, ndabijya numva ko ari ibyo ngibyo. umuzungu bimweretse, hari abazungu tukatujana muri Afurika nkabereka ubugari bazama baseka ngo it has no taste, bakavuga ngo ariko ngo kuki batazabitekana n'imboga, ngo nimba basi bagomba kubijya, mbese babucumbane n'indagara na sombe n'ibiti byose, bakumva wenda nibyo bibaye nk'ibisobanuka. kubera iki? kubera kuko ntabwo ari bwo buryo bazigishijwe, ntibabireba, ntibabimenyereye. ibyo babana bacu bamenyereye, ibyo ngibyo nibyo bazakora, kuko ari byo twabashije kubamenyereza. rero tumenya kuko iri jambo ry'Imana niryo soko ry'ubumenyi budafite kujubangana, kandi buzatuma wa mwana wacu abasha gukura agakunda Imana kandi akabasha kuyikorera. twarangiza tukamenya ngo kuva muri uru rwego kugeza muri uru nguru ibyo tugomba gukora ni ibi ngibi, mu nzego zimwe tuzaziganira aha ngaha, zose tuzazigeraho. kuva umwana ukivuka, babandi baza bita ngo ni rutambambuga, bajya abana batoya bandi, abajya bagiye kuba aba-teenagers, ndetse n'abandi bagiye kuba munsi y'aba-adult mbere y'uko baba ba-adult, tukamenya ngo ibyo tugomba gukora ni ibihe. icyifuzo cyacu ni uko hano muri iri torero n'abaha badukurikira abandi wenda bakurikira izi nyigisho tuza twiga, nuko kuza mu itorero no kwiga ijambo ry'Imana bigomba guhindura ubuzima bwacu, tugakuraho biriya bintu by'uburyarya byo kuvuga gusa ngo nukuza tukabaho uko tubayeho hano gutandukanye nuko tuba mu ngo zacu, ahubwo bukaba ubuzima buri inyuma n'imbere, ubukirisitu budafite kuvuga ngo nubwo gushushanya, barabireba barabyiga, harya ku nkoni hafite igihe hamara, nyuma yaho ntabwo wabishobora. reka mvuge ibintu bine abana batwifuzaho tugomba kubakorera mu buryo rugari. hasi ndaje kuri ya myaka nababwiye, niturangiza ariho turangiriza uyu munsi. nza nibaza se nimba abantu baba bumva bino bari bored, nimba batari bored simbizi, kubera ko wenda sibwo buryo bwamenyerewe ko mu ikanisa twiga nko kuvuga ngo uburyo tuzajya turera abana, ariko Imana ibidufashe kandi niyo yabiduhaye n'ukuri, natwe ntitwavuze ngo nibyo tugomba gukora. hari ibindi byoroshe biryoshe kuvuga, ariko Imana irifuza kuko twubaka ingo nziza, turera abana neza, tukaza tugera ahantu ahangaha uvuga uti ibyo umwana wanje ahayakora byose mbiri iruhande kuko imbuto zabyo zitegereje. abana bacu cyambere bakeneye kumenya yuko twebwe ababyeyi tuzi kandi dukunda Imana kuruta ibindi byose. nimba utandika ubifate mu mutwe, kimwe mu by'abana bacu bakeneye kumenya kuko twebwe ababyeyi tuzi kandi dukunda Imana yacu kuruta ibindi bintu byose bibaho. amen. tugiye kuja mu buryo practical. ndagira ngo ngusabe mubyeyi uraha ufite abana, wibaze isegonda zikeya cyane, amasegonda 30, wibaze ese uburyo mbayeho, ibyo nkora, ibyo mvuga, uburyo mvugisha abana banje, barabindebamo bakabibona ko nzi Imana kandi ko nyikunda kuruta ibindi bintu byose mu buzima bwanje. Imana tugirire neza. igisubizo ukura muri icyo kibazo kirakumenyesha icyo ugomba gukora kuri iri jambo ry'Imana wumvise
amanywa y'umunsi wa none. Barandeba bambona bakavuga ngo data ariko akunda Imana, ngomba kwikunda nkawe. Ashima Imana, ngomba kuzanyishima nkawe. Yizera Imana, ngomba kuzajya nizera Imana nkawe. Ubwo nibwo bwigisho bukomeye tugomba gukoresha kugira ngo twigishe abana bacu inzira nziza bazakuriramo kandi bazarinda basaza bataraziteshukaho. Niyumva nkuko wizera umurara wawe, abatazi umurara ni clan, uburyo wizera kuko uri umunyekongo, uburyo wizera kuko uri uwundi munyabyinshi, umusita, uwundi uwo ari we wese, uburyo wizera kuko uri umurundi, uburyo wizera kuko uri umunyarwanda, bakareba koko kubera ubwo buryo akana gatoya urakabaza kakakubwira ati nduyu n'uyu murara we, akawumenya izina rye, akarimenya igisekuruza akakimenya, kandi akumva kuko nta bundi buryo wamubwira buri bumutandukanye n'icyo kintu, kuko byaremwemo identite yiwe uwo ari we, byamuhindukiye uwo ari we. Uwabwira Joshua, nza nkunda reka ndeke kuvuga Joshua ahubwo mvuge Ntuzi, nza nkunda gusetsa abana banje tugakina tugaseka, nkabwira Sandra nkamubwira ngo narakuadopse, ari ukugira ngo samusete gusa, nkambwira ati we narakuadopse, aho tuvuga mpamubwira ati uri muremure, amaze kungera nkahanga, uri muremure, uri mukuru, uri mu gutuma ngaragara nkaho ndi mukuru cyane, agaseka cyane. Narangiza akambwira ngo aho washaje, akabigira nk'imikino cyane, washaje narangiza nkambwira ati no ntabwo nashaje, wewe nagufasha uri mukuru, bene uko nguko. Namubwira gutyo akaseka cyane. Kubera iki? Kuko abizi bidafite gushidikanya n'akantu na kamwe, kuko uyu nguyu ni data, nta kintu kimwe gihinduka. Kubera iki? Kuko uburyo tubanye, uburyo tumuvugisha n'ibindi twagiye dukora mu buzima bwiwe biramuhamiriza bidafite gushidikanya, kuko turi ababyeyi biwe. Amen. Amen. Hari ubuzima rero twabamo twereka abana bacu kuko dukunda Imana, tukayereka ko kubaho kutashoboka tudafite Imana, tukabereka kuko ubuzima bwose budepanda no kuba na n'Imana. Ubwenge dukeneye burava mu Mana ku mashuri, amafaranga ukeneye kuja kugura igitabo ku ishuri arava ku Mana, ibiryo tujya muri iyi nzu birava ku Mana, imyenda wifuza kuko nkugurira irava ku Mana. Umwana akabimenya neza, azabihindura ubuzima bwe, ntabwo azabivaho, azarinda asaza aribwo buzima hayabona. Icyo abana bacu badushakaho nuko bwa buzima twifuza ko bazabamo twebwe tububamo, baturebemo gukunda Imana kuruta ibindi bintu byose. Tuzaba twakoze ubwigisho bukomeye. Icya kabiri, abana bakeneye ababyeyi babigisha kandi bakabibereka mu rugero. Kwihana, guca bugufi n'icyaha icyo ari cyo. Buriya zakabaye byiza kuko rya kosa wa mwana aza akora mu rugo ukamuhana gusa umubwira ngo wowe nturikunda, ryakagombye kugaragara kandi akabimenya kuko yakoze icyaha. Icyaha ku Mana kigomba kwihanwa ku Mana kandi kigakizwa ku Mana, kugira ngo bwa buryo abayemo, bwa buryo umweretse, umwigishije, nawe buzamubera urugero akabwitwaramwo gutyo. Rya jambo twasomaga turikomeje harya muri Timoteyo wa 2:3 duhere ku 16, twarangirije kuri 15, ngo ibyanditswe byera zose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kutwigisha, kwigisha umuntu, kumenyereza, kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka.
amen. Abana bacu bagomba kumenya ikintu kijanye no gusaba imbabazi no guca bugufi n'icyaha n'uburemere bwaco, kugira ngo bazashikame mu kwizera kwabo. Nigeze kubahereza urugero rw'umubyeyi nabonye muri Superstore arimo aharira n'umwana ahaye amutuka. Burya umwana agututse ntabwo ari icyaha gusa cy'uko we yagukosheye, yacumuye ku Mana. Turumvikana? Ubimurekeye tubimwigishe, ubu uri umubyeyi mubi wigisha umwana inzira zatuma zarimbuka. Ijambo ry'Imana ritwereka kuko umwana wubaha umubyeyi no mu kuramba kwiwe mu myaka kuva muri kwa kubaha wa mubyeyi. Ijambo ry'umubyeyi ni ijambo rikomeye cyane, kuko akanwa kiwe kavamo ijambo ryabasha kukubaka cyangwa rikagusenya, ariko bishingiye muri principe z'Imana. Bitavuze ngo nimba ndi umubyeyi gusa nama ndenganya umwana mubwire ngo ndakuvumye cyangwa ngize gute, just gusa kubera kuko nabivuze bidashingiye kuri iki ngiki. Ariko rero wa mwana wabumbura akanwa ke agatuka umubyeyi, cyangwa se akabaho ubuzima butemera icyaha, budaca bugufi, budasaba imbabazi, ico ni ikintu kinini cyane. Indiscipline nico kintu tuza tureba ubu. Byishe imiryango, byishe amatorero, byishe ibihugu, ababyeyi batigisha abana babo guca bugufi. Bamwe bakitwaza Canada n'ibi bihugu twajemo byo mu bazungu, mu bantu baza bigisha abana babo kubaha. Timukaza mubarenganya n'abajya batizera, baza babigisha. Uzareba umwana w'umuzungu abazi Icongereza, iyo umwana w'umuzungu amusingirije ikintu gutya mu ntoki, yarangiza ntavuge ngo thank you, baza bahambira ku kimwaka. Bimwigisha gushima. Iyo umwana agwanye n'undiriye akaza yiruka ku muvyeyi bagasanga uwakoshe, ikintu ca mbere bazamubwira ati hamagara mugenzi wawe umubwire ngo wamusore. Kubera ko akubinyuramo, kubera ko akubisubiramo, yazakura akumva ko ari umwana usohotse mu muryango akawutambuka adawufatiye mugenzi we uri inyuma yiwe, bakamugarura wa muryango bakongera bakawukinga, bakamubwira ngo ngera uhanyure ufate gwa rugi ubisubiremo. Kubera ko akubisubiramo kwiwe bizatuma abimenyera, akabikora kenshi, bigatuma bihinduka ubuzima bwiwe. Naho twebwe hari ibyo tuza dukora twita ngo turagirira neza abana, tubagirira nabi. Umubyeyi ureba umwana aririye ku isahani akayisiga ku meza hariya afite imyaka 8, 9, 10, akamwihorera umwana akigendera mu cyumba, wa mubyeyi akamanuka akaza ngo n'umwana wanje ngo mumwihorere, agafata ya sahani akaba ari uja kuyoza, akaja ari uja kuyibika. Ntabwo ugiriye umwana neza, uramukoseye kandi cyane. Umubyeyi ufata amafaranga agahereza umwana gusa ngo agende yakoresha uko ashaka, umwana w'imyaka 14 nta kintu na kimwe yakoreye ya mafaranga, uramukosheye cyane, kuko umuhaye ibintu atazabona nakura. Ni hehe baza batangira amafaranga ku busa? Ni hehe? Keretse yivye nyine. None uri umubyeyi n'umuhawe umwigisha kuko azoza abona ibintu ku buntu kandi ashoboye gukorera, uratekereza kuko atazakura ngo atekereze kuko azoza aguma akabibona atabikoreye. Uramukosera kuko ntuhaye umwigisha. Imana itugirire neza kandi Imana itubabarire kandi Imana idufashe kugira ngo ibyo dukora, kuko hari abatekereza gatavuga ngo ngoja ngo umwana wanje ngo ibyo twanyuze mwiriya ngo ibyo bari barabuze ngo ibyo twebwe twakuze tuhaye tubura, umwana wanje we ntakabibura hanga arakabura bya bindi, ariko kumara umwana wizera Imana, aguma ari umwana wubaha abavyeyi. Umuvyeyi udafata umwana akabona umwana wavuze nk'ijambo ritari ryiza, akiyumvisha ubunebwe bwo kuvuga ngo sindi bu addressing ya situation, ndamureka byatambutse akahita akora ubunebwe akigendera mu bindi. No, iriya ni sign. Iyi modokari yakije itara umenya kuko nuguma kugenda utanyuze kuri station ya modokari irakuzimanira apfa.
nimba ari akana k'imyaka 5 gatangiye kuza kagira guce gashibura ibintu warangiza ukamuseka, uri umubyeyi. Which parenting? Uburyo bwo guparentinga bumeze butaho ngaho. Nurangiza kubera kuko ari akana, umwana muto yaraje agukubisa urushi kwitama, uramwihoreye, uracecetse ukamuseka ngo zagenze azakura. Nibwo ubwo rushi rutakubabaje kubera ko akiri mutoya, nabo umugabo akagutera ingumi uzababara. Ariko urabigira gute? Urabikosorera hahandi. Hariya niho kwitangiriro ryo kuvuga ngo abana bacu tubamenyeshe kandi tubigishe ikintu kibi cyakozwe ko kiri serious situation, ikibazo gikomeye cyane. Hari abazabumva ari ibintu bisekeje kuvuga ngo urakorana inama n'umwana w'imyaka 6. Umwana wamumwicaza umwigisha, kuko buri situation yose yabaye ni opportunity yo kugira ngo yigiremo. Iki kintu wakibona, urabona cyagenze gute, ibyo wagombaga gukora ni ibihe, ibyo wagombaga kugira gutya. Ariko hamwe kwe gusanga ababyeyi wenda mu bune bukavuga ati nimba wamuvuga ati wenda nuguhana gusa nkubita urushi, tazi icumu kubitiye urushi, tazi icumu guhaniye, nta kintu na kimwe. Guhana nyako Imana ishaka no guhana kuba kumwana no guhana kumukomeza ni ukumwigisha kuko ikibi yakoze none gifite ingaruka mbi ku buzima bwiwe kandi atagomba kugisubiramo. Mwaba mwakiganiriye akamenya kikagira ahantu kiregistra mu buzima bwiwe, akazagihindura akakibaho ubundi buryo. Amen. Bakaza mureba abana abanga bazavuga ngo nabana ngo mu kizungu ngo nabandi, akagera nk'ahantu ukabona karakora nk'amakosa runaka, wenda nubwo utahita ubi addressinga ahandi, wasohoka wasubira mu rugo, washika tiwibuke ngo uvuga ati mwicara hangaha, wabonye za bindi wakoze, wumvishe kwa kundi wavuze, wumvishe kujya byagenze gutya, naho laisser faire yo kuvuga kura gutya cyo ni kibazo. Amen. Tuza tukicara hangaha muri ya role modeling yo kwigisha abana bacu bicaye hangaha, bari mu rusengero, baricaye hangaha, ubu nyine ntibakiza baracyari mu rugo, araje yicaye hangaha, umwana muratangiye amateraniro ayarimo, basohoke gutya. Twigeze kugira ikibazo na protocol hangaha batubwira ati abantu barimo gusohoka hangaha bakagenda amateraniro cyo barangiza kuririmba bakaje guhagarara hariya hanze. Uburere bubi. Umubyeyi nataha kamena kuko nazungurukije amaso yanje, habona umwana waje simurangije hangaha, ariko nkumva kuko atari inshingano zanje zo kuvuga ngo mubaze where have you been, wari uri hehe, cyagiye ibingibi zabaye wari uri hehe, ko hari igihe runaka tigeze nkubona mu itorero, wari uri hehe. Ntabwo ari ubushake guko twifuza kuko bamera neza gusa, ahubwo nibyo tugomba gukora ku buzima bwanyu. Irindi mvuga nihuta, mu rugo rurimo abavyeyi babiri, abana bagomba kubona abavyeyi bakundanye kandi babanye neza, ko nibwo rugero ruzabafasha nabo kubana n'abandi neza, bababo n'abandi. Nimba ushaka ko umwana wawe azakura akubaka akagira urugo rwiza cyane, ukaba ushaka tukabimwigisha wa munsi aho yaje gushakwa, uzobimwigishirize mu rugo rwawe, wayubana n'uwo mwashakanye neza, nibwo bwigisho bwiza bukomeye buruta kuzamubwiza amagambo gusa. Uzoza wubaha umugabo wawe, ukamubwira ngo uzoza wubaha umugabo wawe, akaza kureba utakaza wubaha umugabo wawe. Sibe ngibi karapfa kuvuga gusa. Uzoza ufata neza umugore wawe, ubwira umuhungu azareba uzukubita nyina. Papa hayambwira nibiki. Urugero rwiza ni rwa rundi tubayemo. Abana bacu bakeneye kureba bakabona tubanye neza nabo twashakanye. Tazindi nyigisho zo kuzabigisha uko bazabaho neza iriya mu ngo zabo, ahubwo bazabirebera muri rwa rugo rwacu. Amen. Ubushakashatsi buzabugaragaza kuko abantu benshi bagenda bakaja kuba violent, bakarwana mu ngo iriya bagiye. Ahanini iyo bakurikiranye neza baza basanga abavyeyi babo bararwanaga, abavyeyi b'abana utakindi abazi azi kuko iyo urakaye uburyo bwo gukemura ikibazo cy'uwagukosheye ni ukumukubita. Nawe niba arizo yabonye iwabo bihaye biba, ise yarakaraga kubita nyina yarakara wenda agakubita nyina cyangwa akamutuka, nawe nageririya ta bundi buryo. None ikindi we yamenye ni iki hazakoresha ukuye cya kindi yaboneye ku bavyeyi biwe.
nicyo azagenda nawe, nicyo azareplika, nicyo azakora. Turifuza rero kuko abana bacu bazubaka ingo nziza, ingo zirimo amahoro, ingo zirimo umutuzo, zirimo kwizerana, tubigaragaze mu ngo zacu. Nta bundi buryo tuzokora ngo mubirinde muhamagara ngo bijya byama baby, ntabwo ari bishobora bridal shower ngo abagore runaka bagende bicaza umukobwa bamuvugisha amasaha 2 ngo bamagira ngo ibyo ngibyo baje kubakiraho. Nyina na se uburyo babanye bifite ingaruka nini cyane ku buryo wa mwana azubaka rwa rugo rwiwe. Kwizerana gukeye, umuntu usanga mu rugo rwe umwana agiye mu rugo gusa kera karama yizera bukeye uwo bashakanye, uwo bahaye bavuga nuko baba bagenda gute, akenshi ni ibintu yigiye kuri babavyeyi biwe. Abana bacu barifuza kuko tubana neza mu buryo bw'uko nimba ubunyine twadutegurira abana si ukubigisha gusa kugira ngo batwubahe, nuko twigisha kuko ubuzima bwabo buri imbere, generation tuzasigaho izabiri nziza, kandi ubwo buryo izabaho nziza. Izo ngo twifuza ko tuzashingira hano zashika zikaba ingo zikomeye, zikubaka itorero rikomeye, n'ingo zizahera mu ngo zacu zagera hariya hanze zigakomera cyane kubera urugero twazigaragarije. Haleluya. Ijambo rya nyuma ngiye kurangirizaho, abana bifuza abavyeyi babo uko bagomba kumera, nuko bagomba kugira intego mu byo bakora bijanye no kubarera, arivyo twatangiriyeho. Bagomba kugira intego yo kubarera. Mu yandi magambo, bagomba kuba ari ikintu batekerejeho, akavuga ati uyu mwana wanje ndifuza kugira ngo nzamurere azakure ashimwa n'Imana kandi ashimwa n'abantu.